n'amabandi yatuzengereje cyara tuzisubira byose cyabitumazeho ni cyaro haro ndebera nkawe uriya mukaritasi si watumariye ihene mu mudugudu wacu ihene inkoko inkwavu ibintu byose waramaze mu biraro kazi kweri ariko sha je ugeze ubona ngewe ngiza gutobora ipangu by'iwanyu kandi sha reka nkubwire nunyibeshyeho hano turi mu mudugudu sha kibara gusa ahubwo manzo nabi ya telefone yo mu rugo se wayibye ejo bundi umuhungu nagareje bundi watwibiye imyenda mu rugo hari umwenda numwe dusigaranye shaka wowe ni imyenda gusa ngiye maze na boxer zanjye zose yarazibye n'inkweto byose yarajyanye nawe uracyavuga usko nge nsigaranye inambaye yonyine nta mwenda n'uyu numwe nsigaranye yose yayimazeho byihorere ahubwo no kumutanga mu njyewe inkoko zanjye zose nari mfite ntiwazimaze ubu ntabwo nyikijya amagi nsigaye njya kuyagura abana banjye bagiye kwicwa na bwacya kubera wowe bure twaje tugutanga wowe ntabwo utabara gufunga nibe nawe ubuse twebwe neza mu rugo zagenze gute yabizihaka yabisekurume byose yaratwaye tuza sha ntabwo bize ubuse nitwaje inkweto hangaha mu gikapu ari uko bacu ntawe tutagira inzu sha inkweto yarazimaze zo mu rugo bogese yarazimazeho byihorere sha byihorere ariko nawe uravuga ko wowe ugenda udandaza amabyakuko uravuga ubu ucuruje ibintu byashaje abatanye bashaha batanye babaga ucuruza imyenda y'imicuyu mufata ibyenda byashaje mukabikura hano muri puberi mwiyarara mukabitera ibiranye mukajyana muyidandaza harakwitara mukayitugurisha aho magambo yanyu yose muri kuvuga nge ntabwo nshaka kuyumva ahubwo neje kubona nabura bogisi yanyu ngiye kuyibasa umuntu ndi buyisangane araba afite ibibazo nk'iby'inkwi ziri mu ziko ukora n'ubwo kabyo wa mugabo hari umuntu wakibugwa bogisi windi koko kandi kari kuvuga kuri abona ariko kayifite ejo muri sinanyuze wanya nasanga sari kugwata umuntu ngo amwibe bosayi kandi sha wacyane ibyo bintu urimo uravuga wabizira uzi ko nyamaze imyaka 50 atambara ikariso sha none urimo uratinyuka uvuga gutya ayo maso naza nka nogo nka kujonokora we mu nama shaye muri Zamburi kandi mu nama yuvuze umutwana wuca reka utagereza mudugudu akemura ibibazo byacu urabyumva ari naye ugira sha ubwo tugucakaje neza nitwagusanga na bosayi ahubwo sha mutanyibagiza reka ntake bosayi yanjye ndimo ndumva impumuro yayo hano umfatira izo furi zawe hano muri Zamburi buri muntu wese agomba kwimenya urabyumva je naziguze na muhungu mwene Kimboro hano hirya wo kwanzarubara mwene Kimboro uwo mwene Kimboro umufatanyije akazi wese muri ibisambu adandaza ibintu byose se waradandaza adandaza iki n'iki wa musenze umva reka nkubwire urambwira iki ko nta kintu cyane na kimwe genda shaka box mu nama kandi umva se kibazo ugomba kwikuramo abantu bose babona urambwira nuko zana mwana nkuko mushiki wadandaza abagara nabadandaza ibintu byose yagiye mu nzira mwana waranacyane hamwe muri gupfuke mwanjijima rwose bwana muyobozi njye bari kushinja rwose ngo nibyikariso y'uyu mugabo yewe ndarengana umudugudu wose uri muri anshinza rwose wowe ibyikariso umuntu w'umugabo urya agasigaza kweri vraiment donc ça frocier we bwana muyobozi rwose njyewe box yanjye ndayizi kandi nayibonye dore n'uyu mugabo yifite n'uyu nguyu bwana muyobozi hano rwose harimo ibibazo byinshi cyane twebwe nta muntu turage ubundi wihanira hano twese dufite ibibazo twazanye abagore babakubita abakubitwa n'imbwa abanyara ku nzu z'abandi abiba ibintu by'abandi twese twaje hano twari tugutegereje twese tuguhaye ikaze ahubwo
ikaze rwose. Urumva warondogoye nta n'ikigari n'ibyo byiciro byose by'ibisambo wari mu kihe Ndi mu kiwa bog. Ariko njye nta na kimwe ndimo nge barambeshyera. Kandi umuyobozi niwumva ko na bogisi yanjye ari uyifite. bagisa gusa kuko nanjye amasutiye yanjye ejo bundi nenanitse yarayibye ahubwo nayo nimuyamunsakire murebe ko nayo yambaye. ibyo bavuga barakubeshyera uyu munsi naje gukubitira icyaha ahagaragara n'ibigura nishe n'imyaka nka 75 hahandi so na nyoko batazagusura Umuyobozi nge barambeshyera. Ikintu nemera naba naribye ni kimwe cyonyine. Ni inka yo kwa Nyirahirwa. Nuko zo kwa Yohana zonyine nibye nta kiri kigeze niba rwose ariko muyobozi ngiye mfite nibazo rwose byinshi bagize mu kiciro cya mbere bakinkuramo bakangira mu kiciro cya gatanu none ndimo nijura cy'ubudehe kandi babona ngewe mba muri iriya nzu biti tsumba gutira irenda kungwera uzikwiriya nzu yonse siti ngwaho ngongera nkayuba nyenye munamindure n'ikiciro rwose we munamindure n'ikiciro abaturage mundemere rwose kuko ubukene mfite ubuse abana banjye n'amata umugore yaranaye kajwiga ndazirya buri munsi zibikeri n'ingurube maze kuba uri mu kiciro cya gatanu no kwibiheneza abandi inkoko warazobogoje mu mudugudu nta muntu ukirya amagi mu mudugudu dufite ikibazo cya bwaki kandi wowe ndabona amatama yawe ari gutemba itoto n'ubwo inkoni zigiye kuyahunguraho bihuriye rwose bwana muyobozi ni mudukirano rwose kiriya gisambo cyaratuyogoje nta kintu tugitunze ibyo reka tube tubyihuriye mwicare mutuze wicara mu mwanya wawe vuba wicara mu mwanya wawe dutangire inama ibyo bibazo byose tubyigaho tubishakire n'umuti nimba zijya mu mudugudu turazizi uwo dufatana ibintu bitari ibye tayari mageragere ngaho ni mutuze oke tugiye gutangira inama yacu mbanje kubisegura uko naje nkererewe sibyo nahuye n'izindi mbogamizi zitandukanye hano muri Zamburi ibibazo bitandukanye by'abagabo batabasha gutera akabaro mu ngo zabo by'abagabo batabasha guhahira ingo zabo neza tugomba gutangira ibyo tubijyana hano ariko mfite n'ubundi rutonde rw'abandi bantu batanu bari buze kuva hano bajya hehe muri gereza harimo oke nubwo bimeze gutya hano muri Zamburi dufite ibibazo bigiye bitandukanye umutekano iby'abantu iby'abanyereza umutungo wa leta iby'abakora ibiki mbega ndabona Zamburi mwarayifashe murayifata rwose murayigarurira muhigira iki muyigirira niko bimeze niko bimeze urutonde rw'abantu abo batanu bari butahe bajya muri gereza imageragere nze kuba narimo kaze mbasomere urwo rutonde wisangamo nyine wahere no kuzongera kurarana n'umugore we Ngiye kugira ikibazo kihe murakoze cyane hano muyobozi mwavuze ku kibazo cy'abantu badatera akabariro abagore babo ngiye kandi umuntu witwa Mukiga yarankona kimara kunkona musigaramo ibiceri bitatu aravuga ngo azongera nkonore bigira gatatu nategereje yuko yankonora narabihebuze ubu nahise mpinduka ikirembwa ubu sinyitekereza n'umugore cyangwa umukobwa yahise bindangiraho nta no kubyara nta n'igikweneganya nta n'icyo nzigera nkora ubwo rero umugore rero yashatse yisana aragenda none uwo muntu witwa Mukiga bazamaze impamvu yankonnye ntankonore niyo mpamvu nyine naherekere mbabwira ngo hano mwagize sedo munagomora arumva ibibazo byose murikorera uko mushatse mbega mwaratengamaye amatama yanyu yarabyimbye n'abagabo n'abasore bamwe namwe mumaze ko mumaze kuyageza mu gatugu giye gusoma urwo rutonde umuntu wisangamo arisanga mageragere ari gusanga umuceri kumvikana sawa witwa mbona bita ninde bose izina ryanjye ryageze mu ikayi ryawe ni wowe baza wararose nabi ni njyewe mbona bita ni wowe ni njyewe rwose sawa buri kimwe cyose mbona gihita witwa Mabari ninde reka ariko muyobo iyo ujyamye ku manywa ibintu wararose nijoro uza kubitubwira ngo izina ryanjye warose gute utangiye kunzamuraho umunwa mbaza ushinguzemo utangiye kuzajya upapira ya Madrid uwo muntu umeze nk'uw'ingurube ya kijyambere urawushyize hejuru wumva ko ukwiye kuwunshingaho njyewe muyobo nawe uvuga gutya have muyobo ahubwo nawe bagufunga uwitwa mbona bita nahaguruke vuba njyewe ndahagurutse ku maguru yanjye n'amabyanjye abiri arankonnye ariko
ikibazo gushinjwa cy'ubusambo. Ikibazo cy'ubusambo ukuntu byagenze ni kwa kundi umuntu yandarika nimba umuntu atetse ngo mwaco ndimo nagenda mbyina nkambonye ibiryo biraryoshye nkaba ndabyanuye umwotsi nkaba ndabizi nubwo Ko mu byo ushinjwa hatari mu ibiryo. se ni igihe kinini Urashinjwa amakariso, urashinjwa amasutiya, urashinjwa ko atagisuje uziba wasanga ugenda na mu by'abakobwa. ibyo bintu ari kumbesha ahubwo uri amagufuri hari bibina twari turimo Ibya magufuri bubiretse bandusobanurira ibyaho ufite. gufuri nguri jewe barambeshyira muyobozi naribaga kera nta kintu cyo cyanshaka unahitaga nyijyana byihana rwose ngo muntu ubu niyo nibye niba cyane cyangwa inkwavu urumva kandi biriya ni amatungo aciye wibeshe sanye ibyo na bogisi Ibyo bya bogise turabigera ubanza ariko suratuye yuko ubunda bonda wambara ya ko yambari ya nyina. wabonye nk'igituzi cyaheze Ayibonye arimo arambara arimo aragenda byina aceza mitamo arambaye umugondi ya nyina twemera umuntu umusitari muri iyi karitsiye ko nawe ariba koko Si ugusetsa ahubwo urasebetse. Witwa magufuri n'ahagurutse. ariko se muyobo noneho njye muramagurutsa Siba. Ubanza wumva inama y'umuyobozi agiye kuguha urumva. ngaho muyobo ngaho nakumvishe kandi uri kubona ko njyewe ukuntu mba nitwaye nk'umuntu ufite icyubahiro kandi nuba nanakubashye muyobo ngaho tangiye. Wowe ibibazo ushinjwa byo kuba warariye gahunda ya gira nka munyarwanda. Amafaranga yose amatungo yose ukayarya ukamara n'icyo gikuta. Urabivuga hirya. muyobo barambeshye Utasekera we nkubwiye barambeshyira muyobo baseriye. barambeshyira muyobo none se ni bande bari kuba inshinzi ubundi abase abari Uwitwa Mabari ni bamusarema ukareba nk'inyangaruzi ya Bonabi sitwe twenyine Bonabi sitwe twenyine we Mabari n'amabinga mabiri njangwe wera amareko. Icyaha ushinzwe we cyo gufata abana kubana muri karitsiye ikintu umugore wawe waramutagari mutera akabariro neza nawe bagukore nk'ibyo bakoreye iki kintu. None abivuga iki niko madame Sejo bundi nabonye kugagaruka kuza kuba ngo umugabo wawe ntacyo amaze mu ntacyo ashoboye na kimwe arahaha byibuze nagahaha dore nijya nagiye ntagahaha habe na kimwe n'iwanje nabyo kagenda munsi yaryamye birangirira aho ngaho nta nubwo gufumbata. arambwira ngo abagiye gupfumbata abandi ushimye Ya Yesu. Bwana muyobozi rero umugabo natanga arahari. Nindi umugabo watanga Ibyo maha dada sugaba rubizana mwirizi. ikibirutire cyo kibiza niko wa mwana ibintu byo kuba so na nyoko badahuza mu rugo ubivuga iki? Nanjye nta kintu nabivuga nese ko ngiye navutse hanze. Wavutse hanze gute? Ntabwo Ntabwo yari mama Eunice. uriya ni sawa ntabwo ari. Yumvikana ko kagabo ku bintu bijyanye no gucana inyuma gafite certificate na diploma. nanjye kano kagabo ndakaze kabifitemo uburambe kabifitemo uburambe Kibishyira hejuru nk'akaguru kambaho. Ibibazo biri mu mudugudu biraturembeje turashaka kubica. Ibibazo biri mu ngo zanyu ndumva biremereye uretse Imana yonyine yo mu ijuru. Cyakoze mugende musenge mu byikoreze Yesu. Nta wundi muntu ufite ikibazo muri mwebwe. bwaramuzi njye mfite ikibazo. Ni iki? Mwakomeje njya ko kumva bavuga ngo batanga ngo gira ihene unagira inka none muri ibyo byose nta kibazo mbona ubu njyewe ndi mu ariko mugabo urasetse ngo gira inka warayibuze ngo gira ihene ngo nayo yabonye ngo gira urukwavu nayo yabonye ngo gira inkoko nago yabonye reka nkubwize ukuri buriya ufite azongererwa naba bakene mujya mu rusengero mugatura ibiceri bisatiza Imana naje muzabona none se ubwo uri ibyo byose naho wabyororera nyebe yuko se uba hanze mu kikoni uragira ngo ujye ubyigana nawe matungo cyo n'igisubizo mpaye nicyo gisubizo rwose muyobozi ndagira ngo ndenganure rwose undenganure byose byumvikanye nabyanditse ngiye kubijyana ku karere nibo bazabikemura wowe ni mukana Sini nyashe Rwanda urwanya abarwakaza mu gisho by'abanyarwanda bagasika mu gitondo saa 6 n'amugoro kora subscribe
utere comment ukore na share kuri Magufuli nyawe comedy. Ubona bita coming from Zamburi, coming from Uganda man, icyo nababwira cyo mukore subscribe na like na share kuri Magufuli nyawe. Mucyo mu gitano ntwari kurwamenyera gutabara gafizi twataramye ndi umuhecegera mu rutari gakindura. Okay, ni Magufuli nyawe comedy nkuko mubibona murabibona mwese turabasaba gukora subscribe kuri Magufuli nyawe comedy kandi dukomeze kubashimira inkunga yanyu muri abantu b'abagabo cyane dushimira ababikoze. Hasta la vista.